Muraho neza. Uyu ni wa muhungu wanyu cyangwa umugabo wanyu Mugunga Zakari Nzungu, kunda kunyita Nzungu. Ndi kumwe n'umushitsi ukomeye cyane. Abantu benshi bajyaga bakunda kumbwira ati sura muntu ko tuze agira amakomantere menshi azi ibintu byimbitse, kuki utajya umudutumirira ngo tumenye, kandi ni umunyempano, turashaka kumenya iyo mpano yavuye he, yaturutse he. Hari abantu benshi bakunda kumamagara bambwira ngo dushaka nabazaniye umuntu ubaha ubumenyi. Aho muherereye rero turabasuje mwese, abatuye mu Rwanda, abatuye muri Afrika yose, muri Amerika, kwambuka amazi mukagenda hose turabasuje cyane turabasuje abatuye mu gihugu cy'u Rwagasabo, u Rwanda rwacu. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe rero n'umushyitsi wacu mukuru Espoir kuri kamera, turagusuje cyane. Wadufasha cyane kwerekana abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye isi bose uyu mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Singiza microphone abantu bakumve neza. Yego murakoze. Bimeze bite se? Tumeze neza. Cyane kabisa. Ndabona hana byutse ikirere kimeze neza, harakavura, hasa neza pe. Hasa neza kabisa. None se abantu bari hano bakukurikiye ni benshi pe. Benshi kandi batuye isi yose, batuye ahantu hamwe ntavuze, twagiye tukurira n'abandi batuye n'andi tuzasazira cyane. Bose rero baragusuhuje, baragushaka kumenya. Ndabashuje cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Muganirizi ELIE. Ndo umukristo, nkunda Imana, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda n'ibyanditswe byera. Hanyuma ndo umugabo. Ndubatse, mfite umugore umwe kandi mwiza cyane nkunda. Nkaba ndi umukristo usengera ku itorero rya Fosco ya Kimironko. Niho nkorera umurimo w'Imana. Naho ngaho utararengaho. Muganirizi, izina ryiza cyane, numva rivugitse neza. ELIE, wadusobanurira. Hari abantu bashaka kuba bashaka kwita abana babo Muganirizi bitewe n'ukuntu bakubonye wenda ukora ahantu ukorera umurimo w'Imana. Ese iryo Muganirizi warikundisha umuntu umubwira iryo zina uko risobanura? Wenda mu by'ukuri iryo zina ni izina ryiza cyane, ndarikunda. Nta muntu ujya uhitamo izina bamwita, uravuka ugasanga bakwise izina ukarikunda. Izina ryanjye Muganirizi nkurikije ubusobanuro bwabyo bwimbitse, urumva ntekereza ko riva nko kunshinga kuganira. Sinzi impamvu nanjye barinyise, nashidutse nyine nitwa gutyo Muganirizi, kandi ndarikunda cyane. Iryo zina mbese rikuru, andi ashaka kuryo iryo zina ryiza. Nizo impamvu witwa Muganirizi. Ahantu hose uri kuganira. Nkunda kuganira cyane. Wazo gusanga ngo uricaye gusa. Nceceke, no nkunda kuganira, ngiye nkunda gusabana n'abantu cyane, ndabikunda. Ahubwo Muganirizi numva ko ari nk'umuntu usabana n'abantu. Usabana n'abantu, uganira, ushobora kuganiriza abantu bose mu ngero zose zitandukanye. Cyane. Nibwo busobanuro numva bw'iryo zina cyane. Muganirizi ELIE. ELIE ryo? Ubundi ELIE ni izina, ni Elia. Ubundi ni Elia. Elia mu Kinyarwanda. Noneho ni ELIE na mu Gifaransa. Elia ni muntu ki? Elia ntekereza ko ari amazina y'amakirisitu. Ariya tujye tubabona amazina y'amakirisitu bakwita umaze kubatizwa, cyangwa se irindi zina riza ryawe rya kabiri. Iryo zina ahantu ryavuye, sogokuru wanjye ubyara papa niko yitwaga Elia. Noneho kwa kundi uvuka nyine ukiri umwana bakakwita izina, wamara gutangira kujya kwiga ugasanga iryo zina naryo bari gushizeho. Ubundi ndabyibuka iryo zina nari umwana, ariko njye gutangira kwiga mu wa mbere muri primaire, papa niwe warinyise, yagiye kunyandisha ko njya kwandisha ku ishuri, akakwandikaho izina nyine, akakwita izina. Urumva utaragira amahitamo ahagije yo kwitiramo nk'izina, uvuge ngo nakwitira izina niri. Ababyeyi ahubwo bagira uruhare mu kukwita amazina. Nubwo buryo nitwa gutyo. Murakoze cyane. ELIE rero arakoze cyane. Muganirizi ELIE.
turamushimiye cyane, arabizi neza ko namwifuje kenshi nkajya mubwira ndashaka tuzaganire, ndashaka kuganira nawe kuko iyo mpano narayimubonyeho ko ari umuntu uzi kuganira, afite ibintu byinshi by'ubwenge mugiye gukurikirana muri kiganiro. Muraza kumbwira amakomenti aremewe hasi, muvuge icyo mwumvishe yagiye avugaho n'ikintu mwungutse. Turabasuje rero, aha duhagaze ni kuri Foursquare, Espoir ari kubibereka. Aha ni kuri Foursquare duhagaze, Gospel Church herereye Kimironko, iterero ryiza cyane twakuriyemo, twaherewemo umugisha, nkuko amaze kubyumva ELIE nawe murumva ko ari hateranira. Nkeka ko aya magambo y'ubwenge yayasoromye bitewe n'abashumba biwe n'ahantu yakuriye. Turabashimiye rero, turacyari kumwe na muganirizi ELIE, agiye kutwibwira sasa noneho mu buryo bw'umurimo wiwe akora, impano yiwe ni iyihe, ese yatangiye ryari, byaje gute, natubwire. Murakoze cyane. Mbere yuko tunakomeza hari akantu warukomojeho, no kuvuga ngo ubumenyi bwinshi cyane bwimbitse dufite ukuntu twagiye tubuvoma ahagiye atandukana, ariko tunashimira n'umushumba wacu mukuru. Umushumba wacu mukuru uturera buri munsi, utubera amaso, dukurikirana inshuro nyinshi. Turamushima byimazeyo kubera ko ibi tugiye kuvuga yabigizemo n'uruhare. Ndabizi ko yabigizemo uruhare cyane cyane cyane. Okay, murakoze. Ngende mbere yuko twinjira mu mpano cyane cyangwa se dutangira, ndumva dutangira cyane cyane impano ijyanye n'ibintu byo gukora umurimo w'Imana mu buryo aho twisanga cyane. Ni ugucuranga indirimbo z'Imana, indirimbo cyangwa twita za gospel zo mu rusengero cyane, niho tubarizwa, ni naho dukora umurimo w'Imana cyane, niho ubuzima bwacu bw'iminsi myinshi cyangwa se ubuzima bwo mu itorero nicyo kintu dukora mu nzu y'Imana. Abantu benshi wenda bashobora kutubona gutya bisanzwe, ariko aho ngaho niho hari ipfundo ry'ibintu byose. No kuvuga ngo watangiriye gucuranga cyangwa watangiriye ucuranga ibisanzwe mu tubari, kujya gucuranga mu tubari. No, okay, ndibuka ko rimwe hari ahantu nigeze kujya gucuranga, ariko nza kubona bitari kumerera neza, mbona siho hanje. Okay, nabaga mu rusengero, nacuranga ari mu rusengero, nabaga ndi mu rusengero, ahubwo hakaba iminsi imwe isanzwe nshobora gusimbuka nkajya gucuranga ahantu, ariko nyuma nza kubona nk'umuntu umaze gukizwa neza ntagomba gukurikira aho hantu ngo ariho usanga ndahatinda, kubera gutinda ahantu rimwe na rimwe usa naho nose aho hantu turetse kubeshya abantu ni oya, kugira ngo mavuge sinzi niba ari ngombwa cyane ngo mbite mvuga. Buriya hari igihe ahantu wajya gucuranga kandi ukumva nta kibazo. Hari nk'ahantu njya numva ngo abantu bajya bacurangira ingurube zikanezerwa. Okay, ntabwo nacurangiraga ingurube cyangwa ngo ncurangire ibindi bintu. Hari mu kabari, twajyagayo nimugoroba, habaga ari kuwa gatanu ndabyibuka, ahantu bakundaga gucuranga, twacuranga kuva saa moya kugera hafi saa 5, tugacuranga, hanyuma ngataha ngafata piano nkicara kuri moto nkiruka ngataha. Nuko nguko nuko ubuzima bwari bumeze. Nyuma wisanzuye wihishe cyangwa no, nabaga nisanzuye nta kibazo nabaga mfite, kuko nta kindi kintu kibi nageragayo ngafata piano nkashyira ahantu ngomba kuyishyira nyine, ngacuranga indirimbo zisanzwe zindi zitari zo mu rusengero, ariko zisanzwe zindi, kandi nkumva okay nta kibazo. Ariko amplis byakomezaga kuba nagendaga mbona vuga ibi bintu kuki ari byo, kuki mbirimo cyane, nkagenda noneho nifata rimwe na rimwe bigasa nkaho bisa nkaho nsa nk'ubivuyemo. Noneho uburyo dukomeje, uburyo ibintu byatanye byo gucuranga, ndibuka kera nabaga i Muhanga igitaramo, hari korari twaririmbagamo yitwaga korari ubuntu, irahari n'ubu ngubu irahari, senya muri ADPR Nyabisindu. Iyo korari yari ifite abacuranzi bakoragamo nyine bacuranga, bigeze aho urabona hari ukuntu Imana ihe umuntu mu bacuranzi wibuka nk'abandi, habaga hose nabo bumve ko habaga umuhungu wari uzi gucuranga cyane, umugara frere witwaga Patrick Rusunika, yaracurangaga neza cyane. Abantu batamuzi ni grand frere uyu mugabo nzungu, yacurangaga neza cyane, mukunda anitonda.
hageze igihe muri 2000 sinibuka umwaka aza kugenda bari babiri habaga undi yari ni data wacu nawe yaracurangaga yitwaga Mike nawe agacuranga yaracuranga none bigeze aho baza kugenda bagiye korari ni nkaho yasigaye nta mucuranzi ifite mu byukuri byaraho nyine ico genda biko twarakoreshaga ama diskete niyo yabaga ariho indirimbo bafashe bakazishiraho igihe diskete yabaga yagize nk'ikibazo yagize erere cyabaga ari ikibazo kugira ngo turimbe yandirimbo bikagora rimwe na rimwe bakanakwangira ko ushaka gucuranga ngo uracuranga nabi kubera ko bafite ukuntu bamenye ngo diskete yabaherera numva ikiganiro kizaza koro noneho none indirimbo bikaba ikibazo icyo nakoze ni iki bafataga piano bakayibika hari umuntu wabaga ashinzwe kubika piano kugira ngo yimukureho ayigutize atazi neza ko umucuranzi ushobora gucuranga byabaga bigoye ariko ngira amahirwe ngatangira kuyegera none nkabasaba mwampaye piano nkavuza nkareba byibura ko hari akantu nakora kugira ngo bize kudufasha batangira kuma piano bakampa umwanya bampaga umwanya bakavuga ngo curanga mu mwanya ndi gukora ibi bintu nindangiza ibintu ndazanye kwake kuko ngiye kugenda nyigusubize akama nk'iminota 30 ngakora utegezi ngacuranga gutyo hanyuma babonye ko bitangiye kuza nibwo batangiye kujya bayimpa rimwe na rimwe ariko ku mategeko atoroje niko byari bimeze ya korari noneho nkayifata ngacuranga bakaza kuyinyaka bakayisubirana nkayitanga nuko nguko byagiye biza gahoro noneho nyuma ari icyo gihe wumva bari bamaze kugenda wigaga gute uri wenyine nigaga njyenyine mu byukuri nigaga nta kindi kintu ngendeyo rimwe na rimwe nafataga indirimbo bacuranze cyangwa iri codinze kuri diskete hari ukuntu ugenda uyifunga amapiste ukumva nka code yagiye acuranga ukumva umuntu kuvuza code ukazigana ariko ishuro gisho warasanga guri kwiga nka kamelody umuntu yavugije ukakigana gutya ukakavuza gutyo nyine ukagenda wiga muri ubwo buryo ugendeye kuri icyo kintu rimwe rimwe ukanayigana ukageza gukora wa muziki kuri yawukoze kandi byaradufashije kabisa nuko nguko icyo gice gisa nk'ikirangiye nakomeje noneho tutararenga aho ngaho abantu nandashaka uhaganiza abantu bamaze kugenda uwatangiye gucuranga ubu hari abantu bari kudukurikirana nabo bageze kuri iyo level nabo bahita bagenda bafate diskete bafunge amapiste bakurikije ukuntu bimeze ukuntu byari bimeze mbere ntago ariko bimeze ubu ngubu biroroshe ko ushobora kubona ikintu ushaka kwiga bikoroheye bitakugoye kimwe nuko byari bimeze icyo gihe ntekereza nk'ubu ngubu icyo gihe YouTube ntago twari tubizi cyane cyari ikibazo ntago umuntu yari anabizi ngiye kugita narwo nari nabizi kabisa n'amatelefone twabaga dufite nayo ama smartphone nayo kuko icyo gihe ndanabyoka ngiye nta niyo nanagiraga nyuma nibwo naje gutunga telefone gatoya none urumva ariko ubu ngubu okay inama nagira abo bantu nuko bagerageza kwiga bibaye byiza bakajya mu ishuri bakajya kubyiga cyangwa se bagakurikirana amasomo kuri YouTube kuri internet arahari menshi cyane ushobora kurikira ibintu byinshi kandi step by ushobora kuva kuri step imwe ukajya ku yindi byose ibyo ushaka wabibona cyangwa se ukegera abandi bantu utekereza ko bakurusha bakagufasha barahari benshi cyane nubwo buryo nabagiramo inama kandi byabafasha bwari uburyo bwawe kuko bwari bugezweho n'abantu nanifuzaga kubona icyo gihe ntibyari binyoroheye kubabona byari bigoye ntabwo nashoboraga no kubabona nanabifuzaga nkabarangiza gutya ariko ndashaka no kubageraho si umuntu uzamugeraho gute mu byukuri wenda turakomeza tuze no kubigeraho ukuntu byagenze ariko nuko byari bimeze cyane uratangira ndakomeza noneho icyo gihe icyo gice gisa nk'ikivuyeho icyo gihe nibwo naje kuva kuko narigaga najyaga muri internet nkagaruka nkongera nkiga nkagaruka rimwe na rimwe biza kurangira birangiye ndaza hano i Kigali Kigali mu byukuri okay nta hantu okay narasengaga bisanzwe nasengeraga hano kuri Foursquare ariko ndacuranga byari ibintu byo kuza nyine ngasenga ntaraba no muri korari noneho bigeze muri 2010 ijya kurangira muri 2010 ijya kurangira hafi nko mu kwa 12 okay naracurangaga utuntu duto ariko handi gutyo mu nsengero zisanzwe ariko
nkajya gucuranga nkagaruka bigezeho noneho nibwo nafashe umwanzuro ko ngomba kujya ncuranga njya no muri korali hano. Okay, ikintu cyari impamvu nyamukuru kwari ukugira ngo negere abantu nabonaga babizi bashobora no kumfasha. Niyo yari impamvu nk'umuntu ufite impano yo gucuranga cyangwa se ushaka kugira ngo ikomeze yaguke. Umuntu wari na targetingaga hano yari umuntu witonda cyane n'inshuti yanjye, Imana imuhe umugisha hari kabisa, tunanagushuhuje, yitwa Zawadi. Ndagushuhuje kabisa. Zawadi nanjye kabisa, nanjye aho ndi ndamusuhuje. Turagushuhuje, turakuba cyane mu mavuta akomeye kuko yari target nashakaga ukuntu mugeraho. Okay, hari abantu bagiye babimfashamo kugira ngo mugereho, ariko nanjye nahise mugeraho byoroshye. Ndamubona turabana muri hano mu rusengero, agacuranga nkareba niwe umwanya munini. Ndabyuka n'ijambo yigeze kumbwira, yarambwiye ngo nubwo tudashobora guhita tubona umwanya uhagije ngo twicare tuvuze nkwigishe, ariko hari ikintu kimwe nkeneye kubanza kukwereka kandi kizagufasha. Fata time, fata umwanya wicare wumve ukuntu njya ncuranga bikujyemo. Noneho nibimara kukujyamo uzajya ucuranga ugerageza kwirefera cyangwa se kuri biriya ncuranga. Nubwo buryo yambwiye kandi kuko naje no kubibona byarabaye, ntangira kubyumva kugezaho nacurangaga hano mu rusengero, akambwira ngo okay ucuranze neza. Ngacuranga indirimbo nk'ebyiri, hanyuma agahita aza agakomeza izindi indirimbo zikomeye. Buriya indirimbo ziba zikomeye, ati indirimbo ntabwo nashobora vayo, hanagira n'ubwo gucuranga yicaye nkumva biranambangamiye. Noneho araza atangira okay kumfasha muri ubwo buryo. Bigezaho yananamfashe ku buryo yahise anangiriza no muri Gisubizo, ariko yanjye muri Gisubizo abona ko hari akantu nyine, akajya ntuma nkajya gucuranga nkagaruka, ubundi ngasiga ku rusengero akagenda gutyo. Biradufasha cyane, biranamfasha ngiye ku giti cyanjye kabisa. Ubwo buryo bwaramfashije aho ngaho mbivuze maze kwinjira noneho ahantu ushobora gucuranga, noneho ngacuranga indirimbo ikarangira tutakoresha diskete, tutari gutega ku bindi bintu bishobora kudufasha ducuranga noneho bisanzwe live. Nubwo buryo byagiye biza. Icyo gihe rero icyo gice kirangiye, sinzi niba wenda hari ikibazo wambaza cyangwa se tugakomeza. Dukomeje icyo gihe hari muri 2010 iragenda irarangira, tweje muri 2011. Bigeze muri 2011 nko mu sinibuka ukwezi, ariko ndabyibuka ko hari okay ashobora kuba ari mu mezi nko mu kwa gatanu gutya. Hano mu rusengero umushumba wacu mukuru, bishop wacu, yavuze ko hakenewe abantu bagomba kwiga gucuranga. Icyo gihe yarabivuze mu rusengero, amaze kwivuga mu rusengero aravuga ngo hazaza umuntu uje kutwigisha, ariko agomba kwigisha abantu, hakaba n'abantu bo mu rusengero bagomba kwiga. Icyo gihe ndabyibuka ninjye muntu wo mu rusengero wigaga, ninjye wari urimo, ninjye wahise ugenda nk'umuntu wo mu rusengero ugomba kwiga gucuranga, kuko ndi wari uhari yari abizi, yari Zawadi, ntabwo yagomba kujya kuyiga kuko yari abizi. Icyo gihe batuzaniye umuntu, kubera ko Zawadi atagiraga umwanya ngo abone umwanya wo kutwigisha, haje undi muntu, nawe ni umuntu twubaha cyane, ni umusaza mukuru, MYMA. Reka gato ndaje nkubaza kandi kabazo dukomerezaho. Murakoze cyane. Turangirije kuri uwo muntu wayisuza yego bita umusaza MYMA waje. Ndaje mbite dukomerezaho. Murakoze cyane. Sawa.